Ku itariki ya 9 Nzeri mu mujyi wa Almista mu ntara ya Punjab mu 1967 nibwo havutse umwana w'umuhungu, umwana utari ufite icyerekezo, umwana wari utazwi, uwo nta wundi, uyu bamwita Akshay Kumar. Uyu Akshay Kumar izina rye ry'ukuri ubundi si Akshay Kumar, ahubwo yavutse yitwa Rajiv Hari Om Bhatia kubw'amakuru dukesha Encyclopedia. Uyu ni Akshay Kumar, umwe mu bakinnyi b'amafilime bazwi cyane mu Buhinde, ufite izina rikomeye muri Bollywood. Iyi Bollywood ubu ikaba ari uruganda rukomeye rw'amafilime ku isi yose. Uyu akaba yaramenyekanye cyane kubera imikino ye ndetse n'uburyo bwa action, comedy ndetse n'ubutumwa bufite insanganyamatsiko nziza mu mafilime ye aba asanzwe akina. Uyu munsi nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, tugiye kuvuga ku mateka y'uyu mukinnyi wita Akshay Kumar, ikaze mu isi y'aho umuntu avuka atazwi ndetse n'umuryango we utifashije, bikazarangira amenywe na bose kandi bikarangira ubuzima bwe buhindutse. Ikaze mu isi aho gukora cyane atari byo bigena kuzaba umukire. Ikaze mu isi aho Imana yagutunze urutoki ari byo bituma uzaba umukire. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Iyi ni Point Entertainment. Nk'uko twabivuze haruguru, Akshay Kumar yavutse mu mwaka w'1967 ku itariki ya 9 Nzeri mu mujyi wa Amritsar mu ntara ya Punjab mu Buhinde. Ubundi izina rye ry'ukuri si Akshay Kumar, ahubwo yavutse yitwa Rajiv Hari Om Bhatia. Uyu yavukiye mu muryango ukora cyane ndetse se yari umusirikare, aho se yaje guhindura akazi akajya kuba umubitsi. Aha bari bamaze igihe gito batuye Delhi, baje kwimukira muri Bombay. Iyi Bombay nyuma yaje guhinduka Mumbai, aho Akshay Kumar yarangirije amashuri ye yisumbuye. Kubw'amakuru dukesha Encyclopedia Britannica, uyu Akshay Kumar yakuze ari umwana ukunda ibintu bya martial arts ndetse no gukora umubiri. Aha ngaha byarangiye Akshay Kumar akunze umukino cyane wa martial arts, dore ko yaretse kaminuza maze ajya i Bangkok muri Thailand kwiga ibijyanye na Muay Thai. Uyu Muay Thai akaba ari ubuhanga bwo kurwana ndetse n'ubuhanga bwa tekinike y'abanye-Thailand. Uyu Akshay Kumar nyuma yo kurangiza iyi myitozo yagarutse mu Mumbai maze atangira kwigisha martial arts. Ibi binatuma ahura n'abantu bamufasha kwinjira mu mwuga wo kumurika no kumenyekana ku mbuga ze za mbere. Mu 1991 Akshay Kumar yinjiriye mu ruganda rwa sinema ku nshuro ya mbere muri filime yitwa Saugand. Nubwo atigeze yigaragaza cyane, byamuzaniye amahirwe yo gukina mu bindi bikorwa by'amafilime. Umuhigo we w'ukuri watangiriye mu 1992 ubwo yakinaga muri filime nka Kiradi, aho yaje kuba hit mukundisha n'abantu benshi kuri imikorere ya action n'uburyo iyi filime yayikinnyemo. Uku niko byamuhaye izina ry'umukinnyi wa action muri Bollywood. Mu myaka ya za 90 Akshay Kumar yakomeje kwigaragaza cyane cyane yerekana impano ye mu mwuga w'amafilime zifite action nka filime yitwa Main Kiradi, Tunali ndetse n'indi filime bita Mohila n'izindi. Ibi byose bimuzanira izina mu bakunzwe kurusha abandi. Ariko si muri action gusa yamenyekanye, uyu yanagaragaje ubushobozi mu bindi byiciro nka romance, nko muri filime yitwa Ye Dilagi, aho mu filime yerekanye ko ashobora no gukina scene z'urukundo. Uyu Akshay Kumar mu myaka yo muri za 2000 yakinnye filime ivanzemo ibintu bya comedy. Iyo yari filime yitwa Hera Fairy. Iyi filime yayikoze asetsa ku buryo yaje gushimwa cyane n'abarebye iyi filime. Uyu Akshay Kumar mu myaka y'ibihumbi 2000 Akshay Kumar yagiye ahinduka umuhanzi w'umwihariko muri comedy, aho dusanga ko filime nka Hera Fairy yaje kuba imwe muri filime nziza muri Bollywood. Tugasangamo n'izindi filime yagiye akina nka Mujhse Shadi Kalogi, tugasangamo filime yitwa Garam Masala nabo ari nabyo byamuhesheje ibikombe bya Filmfare Awards. Izi filime zatumye agaragaza ko ashoboye gutera urwenya kandi agakora neza mu bice bitandukanye bya sinema. Akshay Kumar yahawe Padma Shri, iki ni igikombe yahawe mu 2009. Iki cyari igihembo cyo hejuru cya leta y'Ubuhinde gihabwa abanyagihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa. Uyu kandi yegukanye n'ibindi bihembo birimo Filmfare Awards ebyiri ndetse na National Film Awards bitewe n'imirimo ye yatumye abantu bamuzirikana. Akimara kwigarurira imitima y'abafana, Akshay Kumar yagiye akora filime zifite insanganyamatsiko zitandukanye nk'iza Air Flight, nka filime bita Rustom n'izindi filime zigiye zitandukanye. Izi filime zagiye zigaragaza ubutumwa buzira ubusa kandi bugira icyo butangaza ku bantu benshi.
muri filime ya Rustom ibigaragaza ko udakwiye guca umugabo wawe inyuma ndetse uba ugomba kugira impano yo kwihangana. Mu 2001 Akshay Kumar yiganye n'umwe mu bakobwa bazwi cyane muri Bollywood nk'uwo bita Twinkle Khanna. Uyu yari umukinnyi wa sinema akaba n'umwanditsi. Uyu mukobwa barashakanye maze batangira urugo aho basangiye abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Nubwo yari icyamamare, Akshay ahora agaragaza ubuzima bwuzuye bw'umuryango, ubunyangamugayo no gukunda no gukora cyane, nubwo rimwe na rimwe hazamo ibibazo byo kuganirwaho mu itangazamakuru. Akshay Kumar amaze gukina filime zirenga 150 kandi akomeje kuba umwe mu bakinnyi bakomeye kandi bakunzwe ku isi yose, ndetse akenshi agaragara mu matsinda y'abakinnyi bakize kandi bakomeye mu mwuga wabo. Uyu munsi afite amateka yihariye yo guhindura akazi k'umukinnyi wa action, comedy, romance ndetse n'ibindi byose bizamufasha kuba umwe mu bahanzi bakomeye ku isi. Akshay Kumar aracyakora filime nshya kandi ziteganyijweho gukundwa cyane n'abafana be. Urugero ni nka Houseful 5, kimwe mu bikorwa bishya byatangiye bivugwa ko muri 2025 ishobora kuzasohoka, ariko uyu mwaka nyine ukaba ugiye gushira ariko nk'iyi filime ikaba yaranasohotse. Uyu mukinnyi ategerejwe kandi mu yindi mikino ya sinema ndetse n'ibindi bikorwa byo kwimenyekanisha hano hanze y'Ubuhinde. Aya makuru tuyakesha The Times of India. Ubundi Akshay Kumar yerekanye ko nta kinanira umuntu utanga umusaruro. Uyu muntu agomba kwiyemeza kandi akiga ibintu bishya. Uyu Akshay Kumar yavuye mu bikorwa bya martial arts ajya muri filime za action na comedy n'izindi. Ibi nabyo byamuhesheje umwanya udasanzwe mu mateka ya sinema ya Bollywood. Uyu ni umwe mu bahanzi bamamaye cyane ku isi, gihamya cy'uko umunyabigushoboye ashobora kugera ku ntego ye akurikije umuhate we. Murakoze kuduha umwanya wo kureba iyi documentary. Nizere ko wasubscribinze kuri iyi channel yacu, nizere ko n'ibindi biganiro bizakugeraho. Ubundi soza navuga ko ushobora kuba uri gukora uyu munsi ibintu bikanga, ariko ushobora guhindura umurimo wakoraga ugakora undi murimo, ugahita usanga uwo murimo wise utuma uba icyamamare. Ikindi kintu narenzaho, gukora cyane ntabwo aribyo bituma umuntu akira, ahubwo amahirwe no kuba nawe umuhate ufite mu bintu nibyo bituma uba umukire. Igihe nitwa Dolphe, iyi ni Point Entertainment. Ciao ciao nawe ubutaha.